Cyavuganye nawe reka mbwire enostipi wadakita rabone shano gide menias ngwigihe cy'isarura gishize ngo abakozi bose bazata Haleluya kandi umwami wabazabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye we nege kubo umpoze w'ikararyo doneto pitestas manifestase retando menia soma shere menia domene control manda jeni menia control diwitobe naye pini santo demonia somene we ururimi rwa rujya rw'ikinyarwanda le shalogeria rwa rugiye kandi ushatse kwimura Imana ukiyimika biba birangiye. Yes, hanyuma ubwo abakunzi bacu ngo barasobanukiwe. Hanyuma reka ngo urugero wenda kuya ngo tuvaho tuhaviriye rimwe. Yego. Abigishwa ngo birukanye umudayimoni kuva mu gitondo kugera nimugoroba yanga kugenda. Babaza Yesu ngo ni systeme twakoresha kandi ngiye gusa kandi tubabwire ngo abaturage b'Irubavu muhumure kandi mukomere ibintu bimeze neza cyane. Ehehe. Ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. Ehehe. Ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. Nanjye ubwanjye nanikubise hasi. Nepo ibintu birakomeye. Ndababwiza ukuri ibintu birakomeye. Ibi bintu biramutse bibaye ari nijoro ndababwiza ukuri abaturage muri uyu mujyi ntabwo basinzira. Mama, njoo kwangu hapa. Bonjour papa, bonjour. Hapa njoo kwangu. Hapa njoo kwangu baba. Hiyo ni mtoto. Chini hapa mchane baba. Ni mama. Mbona unampitia mrefu? Baba ni mrefu. Baba ni mrefu. Tu baba. Ndiye mchane huyu papa. Hapa? Sawa. Ndio. Sawa, mimi nasikia. Asante. Petit. Faut kuchunga bien mama. Monsieur. Tembea na mzee. Tembea papa. Reba se ahantu bateye igisasu none hano mu makoro me arabaye gutya none igipangu gise gihirimo singize ziri he mbega ikimisere ndagazwe wakibonye do singize ikimisere yana kandi kaboro sha kira cyuma gendo kimfatire mama wababonye nk'uko twatangiye tubabwira ko abaturage bari hafi hano bashobora kugira ibyago n'ubu hano imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu kimwe ngiki kiguye inyuma ngira ngo sinzi niba mugenzi wanjye yabashije kukibona aho kiguye. Nanjye nikinze ku gikuta kugira ngo mbashe kumenya uko ibintu byifashe dore ngiki gifaru hasi nikinze hano. Ubwo rero nshuti bakunze mwese mudukurikiye haba kuri Twitter no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu nimuze kugira irungu jewe ndi hano. Wababonye? nk'uko twatangiye tubabwira ko abaturage bari hafi hano bashobora kugira ibyago
n'uwana imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu kimwe ngiki kiguye inyuma ngira ngo sinzi niba mugenzi wanjye yabashe kukibona aho kiguye. yego maze iminsi 5 niba atari ine mu Rwanda kandi n'ubu ndenda kugenda ejo bundi mu matariki 15 zaba nagiye umurimo w'Imana zajya Uganda nge Kenya nge Mozambique n'ahantu watandukanye Imana zigufasha kuko isi iranyeneye ikeneye Imana indimo ntago ari gikeneye gukeneye ikindimo. hari umugabo wigeze ubyandika n'umugabo sinibuka ni Martin King abivuze sinzi yigeze aravuga ngo nukorera Imana neza ijuru rizagukoresha isi gushakisha. Ubundi mu magambo make iyo uzi ko zahabu iyo uzi ko ufite zahabu uyibika ahantu kure. Ni na mpamvu Yesu yavuze ngo bitse ubutunzi bwawe aho ingese n'inyenzi zitagera. Yego. Bisobanuye ngo kandi aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima uhora. Niyo mpamvu Imana ihoza umutima wayo mu isi kuko yafite ubutunzi bw'abantu yimenyeye. Amen. Ni nayo mpamvu rero keshi buriya iyo uri umukozi Imana ufite amavuta nta gushaka abantu ahubwo abantu baragushaka. Ariko muri misi byaracuramye. Ni mwebwe muri gushaka abantu ahubwo kandi abantu ho bakabashatse. Nicyo kibazo gikomeye. Kandi Yesu yaravuze ngo nimuguma muri iki umva kandi ntagiye kubwiriza amagambo yanjye akaba muri mwe. Neno perasi koria fodrome musabe enwifo erai icyo mushaka data azakiba. Kandi mfashijwe ndi hano nubu umwuka w'Imana arambwiye ngo agiye kuguha imodoka igufasha uvugabutumwa. Kandi inzira wabona nazi ariko Imana irazifite. None se uyu mudamu ufite amadolari yawe 1000 yayaguhaye ko mbona ari mu gihugu cya Canada. Haleluya. Kandi wowe ntabwo uzarangiriza umurimo hano nubwo mbona wabigiyemo kamera nka muntu. Hari uburyo umuntu atwara imodoka hanyuma imodoka essence yashiramo akagira ngo station ntizihari. Rero nubwo ibyawe byafunzwe ariko Imana ifite ibindi yafungura. Haleluya. Uyu munsi numva ashaka kuguhanurira mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva ashaka kukubwira ijambo rivuga ngo nukomeze ikikurimo. Amen. Imana igufiteho umugambi. Amen. Ndimo nanabwira uyu mudamu wari umupasitoro wakubiswe n'intambara n'urugo agasa nk'umparitse. Oya kandi ntagiye guhano komeza umbaze. Oya komeza uhanure banzo. Adibera somia moria. Oya buretse. On est force keria bonne dry. Si le contre de tando za Nigeria. Amen. Pivida manda ya sikara bonne stance. Imana imwe ko ari abantu batatu wasenyeraga bari mu gihugu cyo hanze. Yego. Barafite ibibazo bitatu. Umwe arafite ikibazo cy'urugo. Yego. Yigeze guhamagara kuri telefone. Uwa kabiri yashakaga kuva mu gihugu ari majya mu kindi ariko inzira zarafunzwe. Uwa gatatu ni wari urwaye. Ariko kubw'amavuta Imana iguhaye nonaha. Amen. Kuko ubonanye nanjye. Amen. Imana irabakijije. kandi irabikemura. Haleluya. Imana ishimwe. Ariwida lashana mangola zinima. Pelefo sire goria. Nangiye gufasha. Tendosa ni manda ya sire. Wi for manda man fasha rwose. Buretse. Ndumva ndi kuribwa kandi ngenda shano guhanura niyo yaje kumva Imana. Witando benesa Nigeria bon. Ko Imana mwese ngaho uvuka bagutesheje agaciro Imana igwa agaciro. Amen. Dore Imana igwa inzu muri mujyi wa ese aramu Imana ibiganza. Haleluya. Erega reka nkubwire. Icyo baro ni cy'Imana. Nukuri. Ariko bihura nabo bashumba bavuga ngo banze ituro rya miliyoni hari wowe wafashijwe. We nafashijwe. Je ntaryo ngusaba ngo. Nanjye se ntangiye ituro igorogota. Haleluya. Adikari baneshando kuwa. Haleluya. Telefone ni ya control. Haleluya. Ezekiel bice 32 kandi utumye reka mbireke kubwiriza. Ndabyara. Bikomeze kumeza. Ntago mbwiriza ndabiretse. Ndabiretse ndi mu kiganiro. Hoya komeza. Ntago mbwiriza. Banzu nyingenge mbwirize. Nutanyiga ntago mbwiriza ndashyira mikoro hasi nta. Mu mavuta y'Imana. Kandi niba aba diaspora murimo munkurikira. Ni munsabe mbwirize. Kugira ngo binsabe kora comment aho hasi ndebe ko turi kumwe. Shayiringa abantu 20. Nutabikora ndashyira kamera hasi kandi nza ngisubizo cyawe Yesu yakimpaye. Mu mavuta nanjye rero Imana iguhaye yandayemeye. Bicaye nutanyiga ntago ndabwiriza. Mu mavuta yawe Imana iguhaye nciye bugufi. Karibu turakwakiriye. Adire doma la shiriba ngola. Edo sa benefo. Imana ngo Imana Ezekiel mu 37 kandi ubwo nagiye. Ngiramuga ngo dore kira kirimo amagufa yumye byasobanuraga abantu bari baratatanye bayisiraheli. Bita ntambara bahuye nazo izabahivi abaperesi abayebusi. Bagezeho umwaka ajya yifura avuga ati ndapfereka nigende. Dufite imiryango yatatanye umwe atakibuka mukuru we. Undakebuka mwene wabo. Undakebuka mwene nyine. Baratatana
bajya mu bihugu bitandukanye. Wibuka ko banyazwe bajya i Babuloni bamara imyaka 75 bavayo bajyana Egiputa bamara imyaka 40 n'ingahe bategereza iki Imana izavuga. Hanyuma Imana ifata Ezekiyeli nk'umuhanuzi nkange Ezekiyeli nanjye ngeze hano iramubwira ngo manuka mu kibaya kirimo amagufa yumye, genda kuri kamera umbwira abadiaspora bari Canada abari muri Amerika bafite ibibazo bameze nk'amagufa yumye batazi n'igihe cy'imvura izagwira, ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha. Haleluya, kandi umwami wabo azabakira. Ndashoje ababwira ati mwakoze neza. Ayiwe mana yanjye we ntege ku unkoze w'ikara ry'umuriro, mana yanjye ntege kubo numa mwamubona imbere ya. Hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Haleluya, muze tunenyobenesha n'amanda y'agakiza kiri komeni ya kontrol. Ayiwe manifestase retando meni ya soma shere meni ya komeni kontrol manda jeni meni ya kontrol diwitobe naye pindi santo lemoni ya somene. We ururimi rwa rujya rw'ikinyarwanda le Shalogeria rwari rugiye bya ndabakunda bari Canada na Amerika na Mozambique isi yose ndabizi ko mudukurikira, turabakunda kandi turabasengera ko bwije nuko bukeye, turabakunda twese. Reka tuvuge ngo I love you so much. Muri inshuti zacu nziza mudufasha ubutumwa, mufasha mujya muduha kugura ibyuma, kwambika abakozi b'Imana, kubagaburira. Turabizi neza ko mubikora Imana ije bakoresha abakozi b'Imana bagakomeza umurimo. Hanyuma rero narivuze ijambo rivuga ngo amagufa nubwo yumye azazuka, yongerage mu mwuka n'umuyaga uzugema. Hanyuma uziko we nari nibagiwe kuri kumbaza nkankumbaza yakomeza dire shoma la koti tarabini fo menesta no mene contre de taille. Amen. Hanyuma numvise Imana imbwira ngo nkubwire ngo iyo umuntu agiye guhakura afata icyo bitaga urujyo agashyiraho inkwi agashyiraho umuriro, hanyuma iyo inzuki zabonaga umwotsi n'umuriro zarasohokaga agahakura. Nubwo inzuki zagiye zitorora ariko ubuki uzabuzana. Amen. Hallelujah. Kandi mbonye umuryango wawe mu gihe gito Imana utuje mu kindi gihugu. Hallelujah. Ikibazo si ikindi gihugu kuko n'igihugu cyacu turagikunda, ahubwo icyangombwa ni ikikujyanyeyo. Yego. Icyo ugiye gukora kuko Imana izagukoresha ibikomeye birenze ibyo utekereza. Hallelujah. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa. Haleluya, nukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu abambikiye y'ubukwe. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro n'ubwiza bwe. Haleluya, abatari bezwa bazinjiriwe mu biro. Turekeraho narifashijwe we tala shemo la foseregeria dra. Hari wari kumbaza ngo uziko numvishije Imana ndagira ngo ubanze umbaze wari kumbaza ngo iki ngo utambona ngo warambuze batsinda. Yego. Ngo wambuze kuri imihanda. Yego. Nari maze iminsi ndakubona, niyo muntu nakubwiye ngo amavuta yawe. Nakubwiye ko zahabu itanyanyagizwa, iyo umuntu azi ko abitse zahabu ayihisha kure n'umutima ukaba ari huri. Ruvuga ngo cyego namenye ko ufite ibya zahabu by'agaciro ntago mbinyanyagiza. Bivuze ngo waragiye kongera. Nanagiye gushaka andi mavuta mashya. Yego. Yego, twinjiye nk'umukozi w'Imana nizera inzi. Mu minsi yashize twagiye tubona hanga ku mbuga nkoranyambaga umuntu w'umurevera umwe witwa na Apotre Charles. Hari umwana w'umukobwa wamamagara ngo nkeneye umugabo. Tunsengera Imana impereze n'amafaranga mu n'igitambo. Ari wahamagara? Yahamagaye uwo mugabo. Banza umbwire nganza numve neza komeza. Yitwa Apotre Charles. Ayoboye itorero. Ko abantu bigize abapotere nta matoro. Yari afite itorero bishoye ko ari hano munsi ya Kimironko, hano mu manani hari munani mu Nyagatovu. Yego, mu Nyagatovu. Yari afite idini. Kuko iyo ntago ari itorero imwibanga. Hari icyo bita idini n'amadini ngirwa amadini. Yego, naguhamagaye kuko buno niwe dusigaranye umuntu. Niwe buno muntu dusigaranye
mwivuga butumwa umeze nka Ezra ubwiza bw'Imana ko ntabwo ushobora gusobanura ibintu nka Ezra Mpyisi uko bisobanura reka nuko hanyuma arangije umwana w'umukobwa aramuhamagara amubwira ngo mushumba ndagira ngo nsengere Imana imbereze umugabo imena amafaranga nzabona igitambo amuhamagaye yego mbere ya byose igitambo urabyemera nk'umukozi w'Imana cyangwa ucyemera igitambo ndacyemera 100%. Ariko biterwa n'uburyo gitambwe ubwo kugira ngo bize kujya mu mujyo neza ndakivuga yego kidusobanure kugira ngo mbone uburyo mbaza ikindi kibazo kindi. Hari uburyo bw'igitambo cy'umuhigo hari n'igitambo gitegetswe ahubwo ibyo bintu urabizi hari igitambo cy'umuhigo hari n'igitambo gitegetswe urugero mu gitabo cy'itangiriro Aburahamu abwira Imana ngo n'umwana azamugutambiraho igitambo Isaka afata inka afata umwana afata n'icyuma cyangwa se umushyo bageze mu nzira avuga ati papa kujyanye inkwi igitambo kiri he aramubwira ngo Uwiteka ari gwishakira iki igitambo ngo aragenda ageze Moriya aho batambiraga ibitambo aramubwira ngo ko ngo agiye kuzamura ngo inkota yekuye mu rwubati ngo ahita abona umwana w'intama iburyo ngo uje yamubwira ngo Aburahamu subiza inkota mu rwubati nishaka igitambo nicyo wambazaga yego icyo oya ntabwo icyo ngicyo numva ko icyo usobanura igitambo hari igitambo gitegetswe icyo ni igitegetswe cyangwa cy'umuhigo hari n'igitambo oya hari igitambo cy'umuhigo n'igitambo gitegetswe ubwo icyo abwira Imana ngo nunyabika inkweto nzagutambira igitambo n'urugero nkabwira Imana ngo nunyiriza umwana ararwaye nzagutambira igitambo ni iki uvugaho ni cyo gitambo uri kuvuga nyine iyo gitambo rudusobanuriye icyo ngicyo ni igitegetswe cyangwa ni icy'umuhigo icyo narimvuze ni igitambo yahize igitegetswe ni ikihe rero igitegetswe n'ibintu umuntu avuga ngo ndagusengera ngo mva ngo miliyoni 100 ngo shyira hariya yes aho none ushaka kugira ngo twikirize hanyuma ari igitambo kiza mbere y'uko umuntu igitangaza yakibonye cyangwa akizana ko aje guhigura Imana iduhamagara kimwe nitwizera kimwe kuko Petero na Yakobo na Yohana baga mu gituza cya Yesu ariko izindi ntumwa ntago zahabaga ariko si uko Yesu yazangaga ahubwo menya ngo uyu muntu yizeye Imana ati yego yashumbwe nande ayobowe nande ninde wamushumbye ninde wamwigishije yarerewe imbuto ze nizihe yera imbuto zihe avuga ubuhe butumwa akuriye ku birenge byandi hanyuma ubone kumbaza wikije ahantu heza cyane nshaka kubaza mpise nguja ku ntego rwose unduhuye babyita mu kuvuna umuntu amaguru hanyuma ndashaka kubaza nyine kuri uyu mugabo wita Charles yabwiye uwo mwana mukobwa aramubwira ngo genda Imana yanjye gukorere nawe urabyemera cyane ntubyemera yaramubwiye ngo genda Imana yanjye ngo ndamuguhaye ngo genda Imana yanjye ngo ndamuguhaye ngo genda umufate ndamuguhaye niko yamubwiye ndamuguhaye yego hakizamo ndamuguhaye birapfuye niko yavuze ubwo iyo wajemo ndamuguhaye babipfuye Imana iramuguhaye we yaravuze ngo ndamuguhaye biba bipfuye ibyo ngo ikintu cyose ukoze ukakiyitirira ntago kiba kikitirirwa Imana ni nayo mpamvu buriya keshi mu makosa abakozi b'Imana bagira atuma Imana idakorana natwe bikomeye nuko dufata iby'Imana tukabyiyitirira kandi ushatse kwimura Imana ukiyimika biba birangiye yes hanyuma ubwo abakunzi bacu ngo barasobanukiwe hanyuma reka ngo urugero wenda kugira ngo tuvaho tuhaviriye rimwe yego abigishwa ngo birukanye umudayimoni kuva mu gitondo kugera nimugoroba yanga kugenda babaza Yesu ngo niye systeme twakoresha kandi ngiye gusenga ndashoje niye systeme twakoresha Yesu aravuga ngo nta kindi kirukana umudayimoni cyese kwisa ubusa no kujya gute no gusenga barasenga wa mudayimoni aragenda barazabwira Yesu uti si ibintu twakoze ati turi hatari uti mwakoze ibiki twategekaga umudayimoni akiruka Yesu aravuga ati muceceke mwishimire ko amazina yanyu yanditswe haleluya yanditse mu gitabo cy'ubugingo amen ntabwo rero iyo akuyemo izina ry'Uwiteka ukishyiramo byari birapfuye yes aho ngaho ubwo abakunzi bacu bumvishije kote buri wese avuze kugira ate guhagararaho hanyuma ikindi cya kabiri cyonyine gusa kugira nkwakire utugezeho message Imana cyane rwose ndashaka guhanurira isi yego hanyuma mu minsi yashize kugiye tubona ku mbuga nkoranyambaga umwapote rumwe ntari buze kuvuga ariko ndaza kwereka video ikiza nuko utabavuga yego
bitewe n'impamvu ku mbuga nkoranyambaga kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu Imana yimikisha amavuta yego hagakorwa wowe vuga ntuvuga amazina yego hanyuma twamubonye rimwe na rimwe arimo arakora mu isahani y'amavuta bavuga ngo agiye kureba imbaraga isahani y'amavuta sinzi ma isahani nimba ari sorori byashoboka hamwe muri aho ngaho benshi baraza inkuru rwose abantu bayivuga ngo kwica umurizo barayivuga ati yazanye imbaraga ariko umuntu bamuvugagaho ko yagiye kuzireba ni Bugande muri Bugande ko byasa kose wowe Bugande wamuvuga umapoteri Bugande nta kibazo numva wamuvuga ntago namuvuga mwihorere hanyuma ejo bundi tugiye kubatora noneho araje ku mugaragaro ikintu kitwa amavuta uragenda nk'umukozi w'Imana kugura imbaraga urabyema cyangwa ntago bibaho ndavuga ku giti cyanjye je ntago nyemera ku ruhande rwanjye kuko jewe ntago nzizerera abantu je niyizerera ku giti cyanjye kandi sinzemera ko abantu bose ntago nzanzemera ibyo bemera jewe ku giti cyanjye hari ijambo riri muri Samweli wa mbere babwiye Samweli ngo nafata amavuta agenda yasuka kuri Dawidi ngo amusuka amavuta ariko sinamenya ayo mavuta bamusutseho ariko jewe ku ruhande rwanjye zika amavuta Imana yagusiga bitagombye kujya kuba ufite andi mavuta yandi Imana iragusiga agenze ko gusiga ubwiza n'igikundiro n'igitinyiro hanyuma ufite amavuta y'Imana ubwo bivuze ngo aya mavuta uba yasize wese tuva benshi bagira bavuga ngo badusize amavuta sinyemera sinayakana ahubwo jewe icyo navuze wanyumvise navuze ngo mu ruhande rwanjye jewe je nta wayansigana n'uwayanshyiraho bivuze ngo ubwo ntuyemera kamufashe none nk'uyu mupasiteri cyangwa se uyu mubishop bamwita ngo ni profeti uyu muprofete yaraje kuri giterane hanyuma muri icyo giterane yari ari gukora harimo n'abapasiteri bagiye bakomakomeye bafite amatorero ariko yateruye isengesho b'abapasiteri bose bitura hasi dayimoni zitangira kuvuga kandi akoresheje ikintu kitwa yari ari kwigisha ku ijambo ryitwa amavuta none aya mavuta bamugani ijambo ry'amavuta nanjye yanyigisha kuko Bibiliya avuga niba ari muri Yesaya havuga ngo nuko ngo Dawidi bamusukaho amavuta isi irasaduka irarangira kuko bari bashatse kwimika undi mwami rwihishwa kandi bari baravuze ko azimikwa Dawidi byandikwa mu bitabo hanyuma bashaka kwimika undi mwami ngo umwami aragenda abwira abagore ati mwebwe nimujya mundamya mwebwe mukemera kunyimika hari ibyo nzakuraho ariko ngo kuko Imana yari yavuze Dawidi ngo bamusuka amavuta isi irasaduka isi irarangira mu ijambo rimwe risobanura ibi byose amavuta nemera na amavuta y'Uwiteka urakoze cyane katukwakirireho tugezeho Imana yagutegetse karibu ahubwo se wowe urayemera ngiye mbaye ntayemera sinzi ntabwo nyemera ndashidikanya ntabwo nyemera ariko umwanya umwe ariko se reka nkubaza uruhande rumwe ndavuga ngo nimba umurwayi nimba arwaye batumira bakuru w'itorero ariko bavuga ngo mutumire umukuru w'itorero amusengera amusiza amavuta ngo ndetse n'ibyaha hanyuma hari indi jambo bavuze ngo rijyanye n'ibitambo naho Bibiliya buriya igenda yirefera ku magambo menshi niyo mpamvu nakoresha ijambo rivuga ngo Imana iduhamagara kimwe ariko ntitwizera kimwe sinzi wumvise icyo navuze Imana ishobora kuguhamagarana n'abandi 5 6 ariko wowe ukayizera bitandukanye nuko abandi bayizera kandi Imana ikaba ari imwe yego kandi muyihuriyeho isi yose yihuriyeho ariko uburyo abandi bayizera ukabatera uko wowe uyizera yego Imana iduhana umugisha murakoze cyane hari ikindi wambaza nta kintu ngiye turakwakiriye Imana ibaha umugisha hanyuma tubaha ikaze mbwirize reka mbwirize Imana ibaha umugisha hanyuma reka dusomire ijambo nzanye ijambo rivuga ngo rifite intego ivuga ngo bakumye inzira winjira bazayigusohoka iminota 10 dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko nubashaka kuzurizwa muri iri jambo Mariko 2 umurongo wa 11 Mariko 2:11 haravuze ngo arabyuka yikorera ingobyi ye uwo mwanya asohokera imbere yabo nuko bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ribi ntago twigeze kubibona muri uyu mudugudu mwakira ijambo ry'Imana hanyuma azanye ijambo rivuga ngo ikorere ingobyi yawe utahe ntago nzi ingobyi ufite ntago nzi ingobyi umaze igihe ufite ariko ikorere ingobyi yawe ugire gute utahe
uyu ni umwana avutse ari ikirema, baramuheka ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ariko yari atarahura na Yesu. Bakajya bamuheka bajya ibihe, bajya inama. Iyo uri mu buzima budasobanutse uba uri mu bihe byo guhekwa. Uguhaye 5 abaguheka, uguhaye 2 abaguheka, ukwishyura inzu abaguheka. Ariko ijambo njemo ni ijambo rivuga ngo ikorera uburiri bwawe ugire gute utahe, cyangwa se bakwimyinjira winjira bazayigusohoka mu izina rya Yesu. Bashyiraho inama kujya baheka. Badiyakoni kuwa mbere bagaheka, kuwa kabiri bagaheka, kuwa gatatu bagaheka. Iyo kimwe ngo baza kumva inkuru ngo Yesu yageze i Kaperinawumu, abantu batonda umurongo, abava impande n'impamve, urujya n'uruza, baraza ngo bajya aho Yesu yarari, ngo abantu barahuzura, abagore, abagabo, abanyunyutse, abarwaye umutwe, abarwaye amaguru, abarwaye inyonsho, abarwaye ibinyoro, baraza buzura aho ngaho. Hanyuma ngo abantu bumvise ko Yesu yahageze, haleluya, ngo bafata ikirema, niko Bibiliya yavuze, cyangwa se uri kumwe n'ubumuga, baramuheka bamugeza imbere ya Yesu. Bageze ngo basanga abantu ni benshi kuko bari bahuzuye. Babwira ikirema ngo twe nta nzira tuguha kubera yuko tuhamaze iminsi. Abavuye kure bati ntudukange, natwe tumaze igihe ahangaha. Abaje n'amaguru, abateze, babahungu bigira inama. Amen. Umuririmbyi yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure ahatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. 68 yarangiye avuga ngo ntabwo nkwiriye rependo stifo kujya niganyira, redo na sikita niganyira, nibaza uko ejo nzamerewe. Aravuga ngo nzajya nibuka yuko ihoraho, amina, imenye ibyo byose uko bingana. Aravuga ngo ifite umutima w'urukundo kuko ijya intungisha ibinkwiriye. Aravuga ngo umunezero n'umubabaro byose abinzanamo amahoro. Aravuga ngo amafi ndetse buri munsi, kandi nanjye buntu bunkwiriye ajya nyikorera imitwaro. Niwe data kandi niwe Mana. Umva igitero cya nyuma cyavuze ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha ngo utaramire neza icyo mbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, ngo sinkabure ku mbaraga zawe, ngo no mu bikomeye biriho ubu undambure amaboko yawe, umpe imbaraga. Imana domenefo ibaha imbaraga, sherewere bonestage, Uwiteka abaha imbaraga. Redo shani koria fo benai, Imana restance edrome ibahe imbaraga. Ndi kubona mbonye hari imbaraga Imana igiye kumanura abera zikomeye, kuko isi yari irimo ikamura abantu mu buryo bukomeye, yari irimo ibabaga nta kinya, ariko Yesu agiye kumanura imbaraga zikomeye. Amen. Baheka ikirema, bamenya imbaraga za Yesu. Kubw'imbaraga ze dufitewe tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire mbere, dushimire ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Naho nakubwiraga bikorera ikirema batitaye ko inzu atari iyabo ari iy'abandi. Babwira abantu ngo mwatwimye inzira, mwatwimye aho tunyura, basambura amategura bayakuraho bayashyira ku ruhande. Barangiye babwira ikirema ngo igihe twakwikorereye ntago tugusubizayo. Baterura ikirema bakubita hasi imbere ya Yesu. Yesu ngo akibonye ahita avuga ngo kwizera kwawe ibyaha byawe, amen, ayiwe ndafashwe, urabibabariwe. Amen. Ngo baravuga ngo uyu muntu ni muntu cyarimo abasadukayo n'abafarisayo. Abasadukayo n'abafarisayo ngo bari abanyamategeko, bagiraga imyenda yanditseho ngo turi abafarisayo, ariko bari abanyedini ariko batubaha Imana. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, ab'Imana irabemera, ab'Imana irabemera, ab'Imana irabemera, ab'Imana irabemera, ab'Imana irabemera. Sifa kwa Mungu. Amen. Ndafashijwe Mana. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo nuko bamanura ikirema, leshando elobe nistafo edrome, haleluya, pereko tistafo edraya sire brayi. Mbonye Imana ikiza umugore urutirigongo rw'umugongo. Amen. Zamuri Imana icyubahiro. Amen. Kandi icano yawe Imana irayimenyekanishije. Haleluya. Ikuyeho umugambi w'abadayimoni wayihigaga. Haleluya. Pidelezo manda foseregeria sherobe niya kotistance. Amen. Meni la fodre ezome. Amen. Ntiwarweretse kwakira idolari akira idolari. Mu izina rya Yesu. Amen. Waherukaga mu mujyi kera abazi ko kuguhesha amadolari mu izina rya Yesu. Amen. Ejo bundi umuntu yarampamagara ambwira ngo ariko ngo izo confidence uzikura he?
mfite ibyiringiro bifise ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru kandi nk'uko Eliya yajanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mw'isi. ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho onisharima la fosere benia otinde zoregeria dry onifomanda belasikita. babwira Yesu ngo uri muntu ki, urigereranya ubabarira ibyaha. Yesu mwahita avuga ngo ari icyoroshye ni ikihe? ari ukubwira Edro ndavugana n'umuntu wari umaze igihe arwaye yarabuze inzira. Imana iguha inzira mu izina rya Yesu, kandi itegetse ikintu cyose cyari kikwicariye. Ese ubu nimwanyemere ngasenga ikiza rero amavuta mfite rekanya jere uzantumire ngo ikindi kiganiro. Amen. Ariko reka mpanura uyu mudamu urimo uvuga ngo bizacahe. Uziko Imana iguha amasezerano ikavuga nawe ukagira ngo siyo yavuze. Imana ije gusoza icyo yavuganye nawe. Reka mbwire enosti piwa dakitarabone shano gide menias. Ngwigihe cy'isarura gishize ngo abakozi bose bazata. Haleluya. kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye we, ntege kubo umuze w'ikara doneto pitestas. mana yanjye we, ntege kubo numa mwamubona imbere yawe, sukamwe amavuta mesha atemba mu mwuzure, morenaka kugeza igihe uzazira, ngo umuriro ntuzime isoko ntigakame, morenaka kugeza igihe uzazira. Imana ibaha umugisha. hanyuma ndagira ngo utangarize yuko ikintu cyose cyari cyaratumye utabona inzira muri uyu mugoroba Imana iguhaye inzira. Amen. Fukama kuri diporome yawe, fata uburwayi bwawe, fata ikintu cyose wabonaga kidashoboka, wari umaze igihe uhetswe, ku wa mbere baguheka, ku wa kabiri, ku wa gatatu ugiye kwigenza. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye inifo erayist, uri ibyiringiro teno sarigeria pifo manda ya siredrere. Imana iharuye inzira zitari zihari. Shero wazibi honesta fo edrome tutaraba ya siredrere jeni contre de tando stance. Imana ikomeje amavi yasukumaga, kandi Imana ishubije imbaraga mu bugingo. Anyway table nestika sharabara siredrere verimenia kutarabastikas tando benefosi edrome sheredrone tayi. mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, haleluya, cyangwa kikandemere muri urwo rugendo mfite, haleluya, uzazuca uwo mugozi mana we, uza duteleshani morafo penali. reka dusoze. Amen. uzabumboshye umutima, haleluya, nezezwa no kuboho mana we, nkabona uko nkukorera. Imana iravuze ngo kuva nonaha irimbagura ibyakurimbaguraga, irwanije abarozi bakurwanyaga, ihiza abazimu baguhigaga. iravuze ngo akira imbaraga, akira amavuta, akira ibihe pide zomeni yakuta. ntago uzongera kuryama udasenze. akira amavuta yo gusenga, akira imbaraga zisubira mu bihe. Robe Stifo Edron, Imana ikubyukije aho wari uryamye. Taya domene stance very many akutrera. Imana yimuye abanze bawe mu byimbo, Uwiteka uteretse aho wari uri. Shero benia contre de taille pifo menia contre rema jedi menia. Imana iravuze ngo letoti tarabini fo, bavuze kuzakenyuka. akira amavuta yo kurama, akira ubuzima, akira feva, akira imibereho. Ledo siregeria meneshando kuwa tudaraba ya siredrere meni fozimanda edrole taya siregide benifo manda ya siredro
niba ufite abanzi benshi nguhaye ikiraka ujye usengera barya bose baguhekenyera amenyo kugira ngo barame maze Imana yo mu ijuru izanyuze kugira neza imbere yawe bakiriho kugira ngo babibone. Yosefu baramwanze bamugurisha muri Egiputa ayiwe kandi bamuziza ubusa. Ijambo riravuga ngo nzakujya imbere kandi ahataringaniye nzaharinganiza, nzamenagura inzuki z'imiringa n'ibirizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Mama akira ubuzima. Edili sharabitole sariberia kotitando sakita. Ndimo ndabona ibintu bimeze nk'ibishira amaso yanjye. Bivuze ngo iki kiganiro Imana yagifotoye. Kiriho umwuka w'Imana ukomeye. Uzatinya ikiganiro umuntu abwiriza akazamo umwuka wo kwihanisha, umwuka wo kuramya, umwuka wo guhimbaza Imana yadusuye. Ngiye kubona mbona rero imvura y'urujojo imanukiye abantu. Nimwakira imvura y'urujojo mu izina rya Yesu, nimwakira amavuta yo kurama. Umva reka mbabwire, Imana demanda fossile guerre dro et tout araba yasire contre jeni meni yakuta pandesti fo edrerezoma widakita. Hari abantu Imana yemeye ubuzima. Meni force edrome fai parashirigidma erwedmanda zidi before geria. Imana nibakure mu gihuru. Urakoze Mana, tugwaye icyubahiro kuko uri umwami. Izina ryawe nirihimbazwe. Herekeza ijambo ryawe rigira imbaraga rishora imizi, rishwanyaguza imizi yose itagaciro, rimenagura imyuka y'abagome, rimenagura imyuka y'abagambanyi. Mwami, abantu bazashima izina ryawe bavuga gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Namba yanjye ni 079 hanyuma 2952 015 079 2952 015. Ushaka ngo usengera, ushaka ngo ufasha, ufite umutima urushye, ufite ibyaha byakunaniye, uhamagara nkagufasha gusenga. Imana ibampera umugisha. Ndashaka ko reka mpiga umuhigo, ndashaka ko aba bantu uzantumira mfite umwanya. Amen. Ngasengera abantu nkaca imigozi 3. Iyo migozi 3 nzayivuga kuri kamera. Yego. Imana yambwiye ko bafite imigozi 3 igomba gucika. Yego. Rero Imana ibaha umugisha. Uwo munsi nampamagara nzaza, ndabyemera. Nimba ntaragenda hanze nzaza bahe ikiganiro kandi mbasengere. Uwiteka abaha umugisha. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Reka tugushimire, hanyuma katubwire abakunzi bacu tubabwire ngo wowe ufite ubuhamya, wowe ufite ijambo ry'Imana, ni kare ku Manzi TV, imiryango irafunguye. Murakoze cyane. Ciao ciao. Mama, njoo kwangu hapa. Hapa njoo kwako. Hapa njoo kwangu baba. Yeye ni mtoto wako. Hapa mchane baba. Ni mama wako? Mbona unamkuta mrefu? Baba ni mrefu. Mama ni mrefu. Baba. Ndiye mchane huyu papa. Hapa? Sawa. Ndio. Sawa, mimi nasikia. Asante. Petit. Faut kuchunga bien mama. Merci. Tembea na mzee. Tembea papa. Asante. Ugenda ugasigara. Na ubundi aya masasu ari kuvugira igomana umva benja sigara uyareba ngo abaturage bumva ngo rusaku namwe muve ku mupaka please. Nimworohera ubuyobozi pe mwumve namwe iyo mbundu kwivuga. Kandi n'abaturage ego ko umva shaka inkingi ujyamo. Abaturage bareke kujya ahantu borohereza ababica kuba babica. Nimamo abaturage nibagerageza kandi uko amasasa avuga niko bahurura nka buriya barareba iki koko. Benja barabo hakurya urabareba. Reba n'abandi bari inyuma yawe ariko nawe ugume mu nkingi. Ako nyine ubwiyo nkingi nikinzemo haje nk'iki kimenetse Bikira Mariya w'ikibero.
izina rya Yesu. Hari icyazi inkingi ikaba ubusa. Amaraso ya Yesu. Turapfuye noneho. Ariko Benjamin yari ibiki ko ntabwo bajyagira. Nawe yikinze inkingi. Oya nta panike Benjamin ajyagira namubonye. Ntega twaje afite umutima ukomeye kimwe nkawe. Tumaze iminsi tujya muri Kongo. Bikira Maria tore Benjamin wite ku mashusho ngo bakurase. Benjamin iyo kamera bashaka kugira ngo nimbunda bakakurasa. Twebwe tujye hasi. Tujye hasi. Oya humura. Shaka inkingi ujyamo. Jya mu nkingi yose. Wababonye? Witwararika. Eura. Allô? Oui. Ndi kuri petite hano barimo barwana. Ziciye epfo cyangwa hano? Epfo. Ego. Sawa. Benza. Eurade. Umva wiruka kwinjira. Ubwire mpamagare Mandela kwinjiza. Sawa. Yitwara. Umva. Bwira ba Sadadi ajye muri studio na Romeo cyangwa na Rashiduri hafi mwihute. Mugire vuba Goma intambara ya Rose.